impamba y'umunsi. Sinshobora guhindura icyerekezo cy'umuyaga, gusa ariko nshobora guhindura icyerekezo ubwato bwanjye bugenderamo. Icyerekezo cyiza kingeza aho nifuza kugera. Jimmy Dean. Mu buzima wituza, komeza unyoterwe no kugira ku birenzeho, baho no mu bihe abandi basanzwe bashobora kubona nk'ubusazi. Uko nguko abari gutekereza, aba bagaragara nk'abakora iby'ubusazi mu maso y'abasanzwe, abo nibo usanga bagera ku bihambaye. Abo bahorana ubusazi bwo kumva bahindura isi, abo basanzwe nta gishya bazana. Impinduka nzima zizanwa n'abo bagaragara ko bakora iby'ubusazi, abo nibo bahindura isi. Steve Jobs. Hari umugani w'Abashinwa ugira uti, igihe cyiza cya mbere wari kuba warateye igiti ni mu myaka 20 ishize, ariko kuba utarabikoze icyo gihe, igihe cyiza cyo ku mwanya wa kabiri watera icyo giti ni ubu ngubu. Umwijima ntushobora kwirukana umucyo, umwijima ntushobora kwirukana umwijima, ibyo usanga bishoborwa n'umucyo wonyine. Urwango ntirushobora kwirukana urwango, gusa urukundo rwo rurabibasha. Martin Luther King Jr. Uyu munsi burije, ariko se iyo uza kubyuka mu gitondo cya kare uzi ko uyu munsi ari wo wanyuma wawe wo kubaho, ese ko witwaye muri uyu munsi niko wari kuwubamo? Ongera utekereze neza, uraza kubona ko n'uyu munsi washoboraga no kuba ari wo munsi wawe wanyuma. Numara kumenya ibyo, uzatangira guhinduka undi wundi ushobora kuba atandukanye cyane n'uwo wari w'uyu munsi. Bityo rero utangira ukora igikwiye. Steve Jobs. Buriya urugendo uko rwaba rurerure kose rutangizwa n'intambwe imwe ya mbere. Lao Tzu. Buriya byinshi bihora bigaragara nk'ibidashoboka kugeza bishyizwe mu bikorwa. Nelson Mandela. Udushya. Buriya ntiwadukoresha ngo dushyire, oya, ahubwo kugira udushya mu byo ukora, utwo dushya natwo twiyongeraho utundi. Iyo ugira udushya mu byo ukora, tugenda tubyara utundi. Maya Angelou. Uzahorana ubutwari n'umurava byo gukurikira inyurabwenge n'umutima wawe, kimwe n'ijwi rikwiziramo ubwawe rikazana n'igitekerezo iyo utamenya n'iyo kivuye. Ibyo nibyo bikuzanira ibyo ukeneye. Buriya ibifite agaciro kanini mu buzima bwawe usanga bibarizwa muri wowe, nta na kimwe kiva hanze yawe, kuko burya n'impano nziza wagira mu buzima nizo wiha wowe ubwawe, ntabwo ari abandi bazikugenera. Steve Jobs. Biroroshye cyane kwihanganira umwana utinya umwijima, gusa ariko biba ikibazo gikomeye kitihanganirwa kubona umugabo utinya umucyo w'ukuri. Plato. Akirira ijambo nk'impamba y'urugendo rw'ubuzima, impamba y'umunsi. Ni kimwe gusa nabonye tugomba gutinya, ubwoba. Uzatinye kugira ubwoba gusa, utinyuka ibindi byose bisigaye. Franklin D.R. Kuba wowe ubwawe gusa muri isi ho rigerageza kuduhindura abandi bantu tutari bo, icyo ni igikorwa gikomeye wabashije kugeraho muri ubu buzima. Ralph Waldo Emerson. Socrates ati, kumenya kwa nyako no kumenya ko ntacyo uzi. Uburyo bwa nyabwo bwo guteganya ahazaza ni ukuhahimba. Peter Drucker. Gutsinda si ugusoza urugendo, kandi gutsindwa si urupfu, ahubwo ibyo byose ntibikubwira ko ugomba kongera imbaraga ugakomeza urugendo. Winston Churchill. Nelson Mandela ati, uburezi ni intwari ikomeye ishobora gukoreshwa mu rugamba rwo guhindura isi. Ikiri hagati yawe ndetse n'intego zawe ni inkuru wibwira ubwawe ifite umutwe ugira uti, ese kuki nabigeraho, ese nakora iki ngo mbigereho. Jordan Belfort. Guhora kuruta ukundi kose ku cyatumye cyagihe utsindwa ni ukugera ku nsinzi nini cyane ugereranyije niyo wari kugeraho cyagihe. Frank Sinatra. Hari ibintu bibiri nabonye bitagira iherezo, isanzure ndetse n'ubucucu bwa muntu. Birashoboka ko isanzure ryagira iherezo, ariko ku bantu bo mbizi neza ubwenge buke bwabo ntibugira iherezo. Albert Einstein. Ntugatume urusaku rw'abandi rukuyobora, kurikira umutima wawe apana ibyo abandi bashaka. Steve Jobs.